niyo iya mbere nini ubu ngubu dufite hano ku isoko mu mazu meza arimo aragurishwa kuko yubatse mu kibanza cy'ubuso bugera muri 600 kandi nayo ni inzu nziza isobanutse. Ukeneye nko kugura inzu yisanzuye iri bwaguhe parking y'imodoka 8, ikaguha salo nini, ikaguha ibice byose binini, iyi ngiyi ni yawe. Cishamo ijisho gatoya none ngaruke nkubwira quartier irimo, ngaruke nkubwira n'ibiciro, ariko ugumane nanjye kuko iyi nzu utayirebye ngo uyirangize waba udashaka kugura inzu. Ubonye nta kubwiza gukuri se ko iyi nzu ari nziza? Urabibonye ibice byose kari byiza. Irimo iragurishwa miliyoni 220. Ni igiciro gishobora kuganirwaho. Iherereye hano i Kanombe hirya gato yo ku bitaro, ariko ndakubwiye ngo niyo nzu ya mbere iri i Kanombe cyangwa mu mujyi wa Kigali ushobora kuguruka bukoze deal, kubera ko icyambere nuyigura uraba ufite parking y'imodoka zigera mu 8. Ikindi nuyigura uraba utuye wisanzuye, kubera ko guturuka aha hose uri kubona ko ari ahantu ushobora kwakirira abantu benshi. Ushyizemo ni tente yajyamo abantu benshi. Babantu rero mwana dusabye inzu zisanzuye zigaragara neza kandi zisa neza, iyi ngiyi ni yanyu. Guturuka hanze hose urabona ko ari ahantu hameze neza kandi hagaragara neza. Wakinjira hano uhita uhura n'iyi design yayo nziza. Design yayo nshaka kuvuga mpereye kuri amarangi ariho ukigaragara, nkavuga kuri izi nkingi zigiye ziriho, ibirahuri uko biriho, rooftop uko iriho hejuru, buri gice cyose kigiye kiri kuri iyi nzu. Ndakubwiye ngo 100% uri umuntu ukeneye kugura inzu, uretse kuba gusa wahita wihuta ukaza tukayikugurisha. Rwose ni deal cyane. Parking iyo wayibonye ni nini cyane, irahagije. Ariko muri za modoka ushobora kuba wagura, hashobora kuba harimo n'imodoka z'amashanyarazi zino zicagingwa, sigaye zicagingwa mu rugo. Twabashyiriyeho systeme yazo hano, kuvuga ngo ntago wakongera kubaka systeme yo gucaginga igihe ufite imodoka iri electric. No kuvuga ko wajya ucaginga, byose twarabyubatse. Ariko ubwo tugiye dufiteho n'indabyo zizengurutse hano hose. Indabyo sizo gusa kuko dufiteho na jaride nayo yatangiye gufata. Hano tuhafiteho umwanya wa jaride, ntago twigize twibagirwa indabo. Urabona ko ni jaride nziza itangiye kuzamuka, biragaragara neza cyane. Aha rero niho noneho kuri ruhande dusanga rooftop nayo tugera neyo nkwereka iyi rooftop ukuntu imeze. Noneho ngaruke twinjiramo n'imbere, ariko iyi nzu noneho ibice byose byigiye ifitemo imbere. Ndakubwiye ngo ni inkuru yo kwicara ukareba. Iyi rooftop yihariye ko ari nini, nicyo cyambere. Ama design meza y'amabuye hana conza ameze neza, amatara meza, amavaze hose azengurutse. Ni rooftop ushobora kwakiriraho anniversaire ukaganira n'abantu bawe. Ni rooftop ushobora kwakiriraho nyine n'ingari ibirori byawe bitandukanye. Ariko yiriho urabona ko yanzu si ubunini gusa n'ubwiza, ahubwo iri no muri quartier nziza nkuko uri kubibona. Ariko iyi rooftop nayiriho ushobora no kubona noneho view nziza cyane aho uba witegeye ya misozi myiza ya Kigali. Karo dukomeze tujyemo n'imbere mbere kubwiza bw'iyi nzu. Igiciro cya miliyoni 220 rwose iyi nzu wayigura ikabi yawe. Ubyumve nyine yuko kurikiza agaciro kaho ibintu bigeze, ugakurikiza agaciro kaho ubu ngubu ibintu bigeze bigendanye n'imitungo itimukanwa. Iyi ngiyi ku muntu byumva kandi ubisobanukiwe wahita byumva neza yuko ari imari. Inzu yubatse mu kibanza kinini yisanzuye gutya, iri muri quartier nziza, nta cyakubuza kuyigura ukeneye inzu kuko ni nziza. Kandi izo miliyoni 220 zirimo n'ibiganiro. Reka tuvuge kuri iyi terrasse y'imbere y'umuryango. Terrasse nini ngari yisanzuye igaragara neza, inkingi zipanze neza, nayo ifite ahantu wakicara. Aha rero twashyizeho amakaro nayo asa neza ku buryo iyi nkingi hano kuri iyi terrasse ubona ari ibintu bisa neza. Ubwo aya madirishya nayo ari kuri iyi nzu, no kuvuga ko uri mu imbere rwose ufite urumuri ruhagije, kuko yabiri dirishya rinini gutya
rigenda rislidinga neza, yaba n'uru rugi rwiza, byose bitanga urumuri. Ariko si urumuri gusa, hariyongeraho na design. Ndebera runo rugi kuntu rusa neza, urebye kuntu rugiye rukase, ndakubwiye ngo iyi nzu ni nziza. Noneho uru rugi ruguha karibu hano muri salo. Salo iri hano yo ni no comment. Ku muntu ukeneye kugura inzu, nyandikira kuri 0783300250 uze wirebera ubwiza hano bw'inzu idasanzwe. Salo nini, ubanza ufata umwanya uyirebe, urebe ubwiza bwayo, urebe ukuntu igaragara. Ndakubwiye ngo uri umuntu ukeneye kugura inzu ni sawa cyane. Ndahera hejuru mvuge kuri iyi plafo ya gypsum, plafo ikase neza, irimo ama design meza ku buryo igihe abantu bagusuye bicayemo hano uzaba uri fier. Itara ryiza rikoze mu bice bitatu, 1 2 3, ku buryo ubona ni urumuri, ni design, kandi ukabona ko bisa neza. Amakaro namwe meza maremare atajya ameneka. Aya makaro murayazi, abantu bazi iby'inzu, buriya hari abantu bajudging ibintu ariko ugasanga ntabwo babifiteho ubumenyi. Ariko nk'ufite ubumenyi kuri ibi ngibi ahita amenya ko aya makaro ari amwe mu yahenze ari ku isoko. TV stand hano iri hano irasa neza, ni handi ushobora gushyira televiziyo yawe, abashyitsi bakaba bareba televiziyo cyangwa nawe ukajya ureba. Amatara meza ariho, amabuye meza, design ziriho kuri TV stand nazo ni nziza. Salo nini nziza ushobora gutinda ukavugaho ibintu byinshi, ariko reka tuyirenge dukomeze mu bindi bice, tugere kuri iki gice noneho aho dusanga ama design meza hano asa neza. Hano tugasangaho amakara asa neza, amatara meza, aho gutereka akantu. Ndakubwiye ngo igirimo ama design meza. Twakomereje kuri saramanje. Saramanje ishobora kuba yajyamo intebe 12, imyanya 12, kandi abantu bawe bakaba bicaye neza vraiment. Kandi rwose nkuko ubibona amadirishya nayo manini kuri saramanje agaragara neza. Buri gice cyose kiri muri iyi nzu ni kinini. Urenterese kugura inzu, iyi ngiyi ni yawe, kuko ugeze noneho nko muri iki gikoni cyagutera kuba wayiva kuyigura. Ubu se ku bantu musobanukiwe iby'inzu, urabona igikoni kingana gutya, kidesigninze neza gutya, gisa gutya, hari inzu yindi ushobora kukibonamo uretse iyi ngiyi. $220,000 zirimo n'ibiganiro, iyi ngiyi yawe. Amatara meza arimo, uturobati twiza, kuzenguruka aha hose n'utubati. Noneho ubwo dufitemo aho kogereza hano, umwanya wo gutekeramo hano, umwanya wa firigo urimo. Buri gice cyose ndakubwiye ngo kigiye kiri tayari. Iherereye hano i Kanombe hafi neza y'ibitaro, nimba uhazi kuri Military Hospital niho iyi nzu iherereye. Ubwo nakugejeje mu gikari. Noneho ugeze mu gikari cy'iyi nzu nibwo uhita ubona yuko iyi nzu ari nini. Hariya tuhafite ikigega. Munsi y'ikigega hariya harameneye hejuru, ariko munsi y'ikigega niho dufite ya toilette yo hanze y'umukozi. Aha ngaha hari stock, hariya hari inzu ebyiri z'umukozi. Ndakubwiye ngo iyi ngiyi ni yawe. Hano tukahagira igikoni cyo hanze, nacyo kirateguye, urabona ko ari ibintu byiza. Hanyuma igikoni cyo hanze cyo gusa uko dufite hano naho kwanikira, kandi ahantu ubona hadekoye hasimase neza cyane. Ubwo rero turahita tugaruka noneho tugende kureba ibyumba. Reka dukoreshe uyu muryango, gumane natwe tugendane, ngwino turebe ibyumba bigize iyi nzu. Hano rero ukinjira, impamvu ninjiriye mu gikari nagira ngo basobanurire. Kuri uru ruhande hari icyumba ushobora guha nk'abana b'abahungu, hano hakaba icyumba ushobora guha nk'abana b'abakobwa. Reka duhere muri iki ngiki. Aha ngaha niho dusanga icyumba cya mbere. Nakunze ko buri cyumba cyose kigiye kirimo garde-robe, buri cyumba cyose kirimo plafo ya gypsum, buri cyumba cyose gifite idirishya rinini ku buryo ufite urumuri ruhagije, plafo nziza isa neza. Amakaro yo ni yandi twabonye muri salo. Icyo cyumba tukivuyemo turahita dukomereza muri iki cyumba kindi cya kabiri. Nacyo ni kimwe na kiriya, yaba ari amakaro, yaba ari amadesign arimo, yaba ari idirishya rinini, yaba ari garde-robe, amatara meza na gypsum, byose bigiye birimo. Ibi byumba bibiri romberetse nibyo bya bindi bibiri by'abana, ariko bihurira no kuri iyi douche.
Amadushe nayo arimo hano uraza kuyakunda cyane kuko agiye arimo shawa nziza, agiye arimo amakaro asa neza agaragara neza, agiye arimo amatuwarete meza. Buri gikoresho cyose kiri muri iyi nzu ushobora kugikunda. Tumaze kureba ibyumba bibiri ariko wibuke ko iyi nzu igizwe n'ibyumba bine. Aha rero niho dusanga aho gushyira inkweto. Ni ukuvuga ngo aba bana baba muri kiriya cyumba n'aba muri kino twabateguriye ko inkweto zabo zizajya zibikwamo hano. Ngiki cyiza cyo kugura inzu yubatse mu kibanza kinini kuko usanga buri kantu kose utekereza karimo. Mbere yo kubereka icyumba principal, bino duse n'abagaruka muri salo ho gatoya, tubanze tubereke icyumba cy'abashyitsi. Abashyitsi akenshi bakunda kuba bahabwa icyumba cya hano. Ni icyumba nacyo cyiza, ntiwumve ngo ni icy'abashyitsi, ariko ni icyumba cyujuje ibintu byose, na kidirishya ryiza rinini, parafo ni gypsum, garde-robe nazo zirimo. Nacyo ni icyumba kinini, umushyitsi wawe ashobora kuzagusura akagaruka niba ukunda abashyitsi. Iki cyumba kikaba gifitemo na dushe yihariye, gifitemo hano dushe yihariye, ariko iyi dushe ni nayo ihuriraho abashyitsi bose. Mu gihe umuntu agusuye ari hariya muri salo ashobora no gukoresha iyi dushe nini, irimo amakaro meza, irisanzuye, nawe amaso araguha ko ari ibintu bigaragara neza. Turakomereza hano rero, noneho muze njye kubereka icyumba cya principal, kimwe gisobanura ese iyi nzu koko ni nziza. Njye nkunda gutindaho cyane kuko ni icyumba cyiza. Ukinjira hano uhita uhura naho aho hajya inkweto za bosi. Aha ni akabati kashyizwemo inkweto, zishyirwamo inkweto z'ababyeyi. Ariko noneho wahita ukomeza gutya ugahita ugera kuri dushe y'iki cyumba yihariye. Hano hari dushe yihariye y'iki cyumba, amakaro meza, dushe igaragara neza mu bice byose. Ndakubwiye ngo iyi dushe ushobora kuyikura. Ni ukuvuga ngo umuntu uri hariya mu bwiherero, undi akaba ari hano ari gukaraba, ntabwo ushobora kuba amazi kumugeraho, kandi bwateganyijwe nuko ushobora gushyiramo na cya kirahure aho gukarabira. Nyine ni dushe nziza, amakaro azamuye kugera hejuru, birasa neza. Ikindi gice kigize iki cyumba cyacu ni igice cy'urwambariro, kirimo garde-robe nyinshi nziza, garde-robe zigaragara neza, nazo garde-robe ubona zisa neza kandi zirimo amarangi meza, garde-robe nyine ahantu ho kwambarira ubona hahagije. Noneho rero wagera kuri iki cyumba nibwo uhita ubona ko ya nzu koko ari nziza mu bice byose. Ifite icyumba cyiza. Aho nimba naceceka ukabanza ukareba, reba kino cyumba ukuntu gisa, kiragaragara neza, kirasa neza mu bice byose, yaba ari uguturuka hejuru kuri parafo n'itara ryiza, byose rwose nawe amaso arakwihera. Iki cyumba ni cyiza. Ikindi cyiza cy'iki cyumba ni uko gifiteho terase. Mu gihe wakoze akazi kawe usa naho wananiwe, ushobora kuza gufata hano pose gatoya kuri iyi terase y'icyumba principal. Urabona ko iyi nzu ari nziza. Kuri miliyoni zawe 220 zirimo n'ibiganiro, icyo twebwe tugukorera ni ukukugeza kuri iyi nzu ukayisura. Nimba uri muri diaspora ukeneye kugura inzu yisanzuye, buriya ibanga ririmo mu kugura inzu nk'iyi ngiyi yisanzuye ni uko icya mbere uba utuye neza wisanzuye muri quartier nziza nka gutya. Kandi ikindi kirenze ugomba gutekereza nimba ureba kure ni uko buriya inzu ishobora kuzata agaciro, ariko iyo uguze ubutaka bunini ntabwo bujya buta agaciro, ntabwo bibaho. Kuvuga ngo ubuguze ubutaka bunini wirezerije neza ku buryo ejo hazaza ubutaka buzagira akamaro. Ariko kandi n'iyi nzu yiguza ayo mafaranga, ejo ushobora kuyigura aya ngaya, ejo ugasanga yageze nko kuri miliyoni 400, kuko ubutaka bwo mu Rwanda, imitungo itimukanwa mu Rwanda umunsi ku munsi bujya hejuru, ntabwo bujya bumanuka. 0783300250 mpamagara nkugeze kuri iki cyubakwa cyiza kiri kugurisha.